isi iri gutera imbere mu buryo bwihuse binyuze mu ikoranabuhanga. Kumenya gukoresha mudasobwa n'ibikoresho bishamikiyeho byabaye iby'ingenzi cyane mu buzima bwa muntu. Muri iki gihe, uburyo bwo kwiga, gukora ndetse no gutanga serivisi bushingiye cyane ku mikorere y'ikoranabuhanga bituma ubumenyi bwa mudasobwa bukenerwa n'abantu b'ingeri zose. Mu bikoresho by'ingenzi bikunze gukoreshwa cyane, Microsoft Excel iza ku isonga kubera uruhare rwayo mu micungire y'amakuru, imibare n'isesengura ry'ifatwa ry'ibyemezo. Muri iyi si y'iterambere rishingiye ku ikoranabuhanga, Microsoft Excel ni kimwe mu bikoresho by'ingenzi kandi bifite uruhare runini mu mikorere ya buri munsi. Ikoreshwa mu burezi, ubucuruzi, imicungire y'umutungo, serivisi za leta ndetse no mu buzima busanzwe. Kuba umuntu azi gukoresha Microsoft Excel ntibikiri iby'amasomo gusa, ahubwo ni igikoresho cy'ibanze gikenerwa mu kazi, mu bucuruzi ndetse no mu mibereho y'abaturage. Ubu bumenyi kuri Microsoft Excel butuma abantu babasha gucunga amakuru, gukora imibare ndetse n'iteganyagihe, gusesengura ibipimo ndetse no gutegura raporo zifashishwa mu gufata ibyemezo ndetse n'imyanzuro igamije iterambere. Icya mbere gituma Microsoft Excel ikenerwa cyane ni uko ifasha mu gutunganya amakuru ndetse no gucunga amakuru menshi, aribyo bita data management. Muri iki gihe, amakuru ni kimwe mu mutungo ukomeye mu bigo bitandukanye ndetse n'inzego zitandukanye. Excel ituma amakuru abikwa mu buryo butunganyije neza, agatoranywa, agashushungurwa ndetse agasesengurwa mu buryo bworoshye. Ibi bifasha gukora list z'abanyeshuri, urutonde rw'abakozi, imari y'imishinga n'imyirondoro y'abakiriya mu bigo by'ubucuruzi. Ibi byose bituma umuntu abona amakuru menshi atagombye kuyashakira mu mpapuro cyangwa ku bindi bikoresho bya kera. Icya kabiri gituma Microsoft Excel iza ku isonga ni uko ifite ubushobozi bwo gukora imibare ako kanya hifashishijwe zimwe muri foromire tuzarebera hamwe, aribyo bita automatic calculations. Ibi ni ingenzi cyane mu kazi ka buri munsi, cyane cyane mu bigo by'imari, mu micungire y'umutungo no mu bugenzuzi bw'amafaranga. Microsoft Excel ifasha mu kubara amafaranga yinjira n'asohoka, gukora impuzandengo n'ibipimo aribyo twita percentages, ndetse n'indi mibare itandukanye. Kubera ubushobozi ifite, igihe cyakoreshwaga mu kubara impapuro cyaragabanyutse ndetse hanagabanyuka amakosa yo mu mibare yaterwaga no gukoresha impapuro mu icungamutungo. Ku bucuruzi, abacuruzi ndetse n'abayobozi, abacungamari, Excel ibi bikoresho by'ingenzi cyane mu mishinga yo gutegura imishahara y'abakozi aribyo twita payroll, gukora ingengo y'imari aribyo twita budgeting ndetse no kugenzura inyungu n'igihombo bya buri kwezi. Icya gatatu, Microsoft Excel ni ingenzi cyane mu burezi bw'amashuri, aho abanyeshuri bayikoresha mu gukora igenamigambi ry'imishinga, gusesengura ibisubizo bya research cyangwa se ubushakashatsi ndetse no gukora imbonerahamwe zifashishwa mu kwerekana amakuru ku buryo bwumvikana. Abarezi nabo bayifashisha mu gutunganya amanota, kohereza raporo z'igihembwe, gusesengura imikorere y'abanyeshuri ndetse no kumenya ibice bifite intege nke kugira ngo babifashe. Ibi bituma uburezi buba bugezweho igihe cyose kandi bunoze kurushaho. Ikindi kandi, Microsoft Excel ni ngombwa mu gusesengura amakuru aribyo twita data analysis. Uko isi igenda ishyira imbere imikorere ishingiye ku ikoranabuhanga ndetse no ku bumenyi n'amakuru, kumenya gusesengura amakuru ni ingenzi mu gufata ibyemezo ndetse kandi bifite ishingiro. By'umwihariko, Microsoft Excel ifite uburyo nka pivot table, chart, graphs n'utundi dukoresho turushaho gufasha mu kwerekana amakuru ku buryo bw'ibishushanyo aribyo twita visualization. Ibi bifasha abayobozi, abacuruzi, abarimu n'abashakashatsi kumenya aho ibintu biva n'aho bigana aribyo twita trends and forecasting. Mu rwego rw'akazi, kumenya Excel bituma umuntu yongera amahirwe yo kubona akazi. Myinshi mu mirimo yo mu Rwanda ndetse no ku isi hose isaba nibura ubumenyi bwa Excel ku rwego rwa basic.
amasosiyete y'ubucuruzi, banki, ibigo bidaharanira inyungu aribyo twita non-government organizations, ibigo bya leta, amashuri, amavuriro n'andi menshi bisaba abakozi bazi gukoresha Excel mu gutanga raporo, kuzuzamo amakuru, gukurikirana umutungo ndetse no gukora igenamigambi. Kubera iyo mpamvu ubumenyi bwa Microsoft Excel buba ari itandukaniro rishobora gutuma umuntu abona akazi cyangwa akabura. Mu buzima busanzwe Excel irifashishwa mu micungire y'ubuzima bwite, gukora ingengo y'imari yo mu rugo, kumenya amafaranga akoreshwa buri kwezi, gufata ibyemezo by'ubucuruzi buto aribyo twita small business, ndetse no kugenzura ibyo umuntu agura cyangwa acuruza. Ibi bituma amafaranga akoreshwa neza kandi bigaca ingeso yo gukoresha amafaranga nabi. Mu ncamake, Microsoft Excel ni igikoresho gifite akamaro gakomeye mu buzima bwa buri munsi n'iterambere rusange. Idufasha mu gutunganya amakuru, gukora imibare neza ndetse no kohereza no gukora raporo z'umwuga, gushaka akazi no gusesengura amakuru y'ingenzi mu gufata ibyemezo by'iterambere. Ubumenyi bwayo ni ingenzi ku banyeshuri, abakozi, abayobozi, abacuruzi ndetse n'abashakashatsi. Mu rwego rw'iterambere rigezweho rishingiye ku ikoranabuhanga, umuntu utazi gukoresha Excel aba abuze igikoresho gikomeye mu gukora neza ndetse no gutera imbere. Muri video izakurikiraho tuzabereka uburyo wakoresha Microsoft Excel, akamaro ka formule zikoreshwa muri Microsoft Excel, uburyo bazikoresha ndetse n'impamvu bazikoresha.